tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi ukakigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Ubwo duherukana twarebeye hamwe bimwe mu by'abahanga n'abanyabwenge bo mu isi bagaragaje bavuguruza ukuremwa kw'isi dusanga mu gitabo cy'Itangiriro. Nyamara nk'uko twabibonye, kwemera ibyanditswe muri iki gitabo ntibisaba ubwenge, ahubwo bisaba kwizera gusa. Reka dukomeze turebe byinshi bikubiye muri uyu murongo wa mbere w'Itangiriro, igice cya mbere. Twumve n'icyo abandi bantu bagiye bavuga ku byerekeye kuremwa kw'isi. Samirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Samirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Samirana, 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 usemerera. Samirana, 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 usemerera. Imani yakucyubahiro. Samirana, 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 usemerera. Samirana, 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 usemerera. Imani yakucyubahiro. Mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere, ijambo ry'Imana riratubwira ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Iri ni rimwe mu magambo akomeye kuruta ayandi, kandi kugeza n'ubu dusanga iri jambo rikomeje gutera urujijo mu bantu. Ndatekereza ko uyu murongo ari wo wa mbere utubwira neza iremwa nyakuri ry'ibintu byose, nk'uko tuzabibona mu biganiro biri imbere bivuga ibijyanye no kuremwa k'umuntu n'inyamaswa, kandi ibi byose tukaba tubisanga muri iki gitabo cy'Itangiriro. Iyi ni inkuru y'iremwa, kandi ndemeza ko ari incamake yayo. Uwitwa Dr. Ralph, umwarimu w'ibinyabuzima cyangwa biology mu rurimi rw'amahanga, akaba n'umuyobozi ushinzwe gutunganya gahunda z'abanyeshuri barangiza amashuri muri kaminuza ya California i Davis, yigeze kuvuga ku ihame cyangwa se teori yo kurema. Iyo teori cyangwa se iryo hame yaryise stock. Ariko igitangaje ni uko iyo teori itari muri Bibiliya namba. Nyamara ibyo kurema byanditswe muri Bibiliya. Dusanga ibyo yagereranije bidahuye, kubera ko Bibiliya ivuga uko byose byagenze kuva isi yaremwa, ikavuga kandi n'ibyo kororoka. Kandi iyo usoma Bibiliya neza, ntaho uzigera usanga yemeza ibi byavuzwe na Dr. Ralph. Ndabizi neza ko abantu benshi bazi byinshi ku byerekeranye no kurema mu buryo busanzwe, kuko wenda babyiga mu isomo ry'ibinyabuzima rizwi ku izina rya biology, ariko bazi bike muri Bibiliya. Iyo tugarutse nanone ku kibazo cy'inkomoko, dusanga gitera kutumvikana no kudahuza amagambo menshi, kandi nicyo kintu gitera ibibazo kuruta ibindi, kuko buri gihe usangamo ibyo abantu bagiye bongeramo bagashaka ko amagambo yabo yumvikana kuruta iby'Imana yavuze. Hano turabona ibice bibiri bikomeye by'abantu bavuga kuri iki kibazo cy'inkomoko, kandi bakora ibishoboka byose kugira ngo abantu bumve ibyabo. Igice cya mbere kivuga ko gishingiye ku bushakashatsi busanzwe, bakizera ibyo isomo ry'ibinyabuzima biology rivuga. Ibyo bizera nibyo bakura mu bushakashatsi. Mu kanya kari imbere turaza kurebera hamwe icyo bavuga ku bijyanye no kuremwa. Ikindi gice cya kabiri kigizwe n'abantu bize iby'ijambo ry'Imana, ari byo benshi bita teology. Abangaba usanga bibwira ko bafite ibitekerezo biri hejuru, bagashaka kwerekana ko bazi uburyo Imana yabigenjeje. Akenshi usanga bishingikiriza ukuri kw'ibyo bazi, maze uko kuri bagashaka kukugereranya n'ukuri kwa Bibiliya. Nshobora kuvuga ko ayo matsinda yombi, ryaba itsinda ry'abiga ibinyabuzima biology cyangwa itsinda ry'abiga ijambo ry'Imana theology,
bose bagomba gushyira mu gaciro ibyo Imana yabwiye Yobu ubwo yamwiyerekaga. Imana yaramubajije iti, igihe nashingaga imfatiro z'isi wari he? Niba uzi ubwenge bivuge. Ibi turabisanga muri Yobu ibice 38 umurongo wa 4. Mu yandi magambo irimo kubwira umuntu iti, uravuga ibyo kuremwa cyangwa inkomoko y'ibintu, ariko wowe ubwawe ntabwo uzi aho wari uri ubwo nashingaga imfatiro z'isi. Igitekerezo cyo guhindagurika kw'ibihe cyangwa se evolution ni kimwe mu byemerwa cyane kuruta ibindi bitekerezo byose muri iki gihe. Uhereye kera hariho abantu bamwe bagiye bemera bene ibi bitekerezo byo guhindagurika kw'ibihe ari byo evolution, ariko hari n'abandi bagiye babihakana. Guhindagurika kw'ibihe cyangwa evolution ntabwo bisobanurwa mu mibare gusa, nk'uko twavuga ngo 2 guteranya 2 bibyara 4. Uretse n'imibare kandi ntekereza ko nta bundi buhanga bw'abana b'abantu batwemeza ibijyanye no kuremwa dusanga mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere. Ahubwo igituma twemera ibi byose nk'ukuri nuko tubyizera. Imana niyo yaremye byose kandi ifite ubwo bubasha bwo kubirema. Ntekereza ko ariyo mpamvu byayobeye abashakashatsi, kuko iby'Imana bibasiga ubwenge. Umwanditsi w'Abaheburayo yaravuze ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ko ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Icyatumye abakera bahamywa neza kwizera niko kutumenyesha ko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwe mu bigaragara. Abaheburayo ibice 11 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3. Ariko kugeza ubu haracyari ikibazo ku byerekeye no kuremwa kw'isi. Ni gute ushobora kuvuga ko ibiboneka byavuye mu bitaboneka? Uburyo bwonyine washobora kubyemera ni mu kwizera, kandi ibyo siyansi ivuga ni ugukeka, nta kuri kurimo namba. Ubu rero reka turebe ku byo abantu bavuga ku bijyanye n'inkomoko cyangwa se imvo n'imvano y'ibyaremwe. Hari abavuga ko tugomba kwemera ibyo abize bavuga. Inshuti yanjye, ndashaka kukubaza iki kibazo. Abize bavuga iki ku bijyanye no kuremwa? Mu mwaka w'1886 Professor Lyell yaravuze ngo imibare itari munsi y'ibice 8 by'amateori agerageza kuvuguruza ibyanditswe byera, ariko ayo mateori nta hame na rimwe rikiriho cyangwa se rikemewe muri kino gihe. Ayo mahame cyangwa amateori byaribagiranywe. Mose niwe muntu Imana yakoresheje mu kwandika iki gitabo cy'Itangiriro, ariko aramutse agarutse uyu munsi akumva ibivugwa ku bijyanye no kuremwa, ntekereza ko ashobora gutangara. Pawulo yagaragaje intego y'ibyanditswe aho agira ati, ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kwemeza ibyaha bye no kumutunganya, kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Ibi turabisanga mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 3 umurongo wa 16. Intego y'ibyanditswe ni uguhanira umuntu gukiranuka. Ntago byanditswe ngo bitwigishe ubumenyi bw'isi nk'amasomo y'ibinyabuzima biology cyangwa se geology. Byanditswe kugira ngo umuntu asabane n'Imana. Byanditswe kugira ngo bitumenyeshe icyo Imana ishaka ku muntu n'icyo umuntu agomba gukora kugira ngo akizwe. Ushobora kwandika ibi ku gice cya mbere cy'Itangiriro wibaza ngo niki nshobora gukora kugira ngo nkizwe? Nshobora kukubaza nti, mbese iyo Imana iza kuduha ibyanditswe bivuga ku kuremwa bishingiye ku bitekerezo by'abantu, ni bangahe bo mu gihe cya Mose bari gushobora kubyemera? Ni bangahe bo muri iki gihe cyacu bari kubyumva? Ugomba kumenya ko Bibiliya itandikiwe abantu bize gusa, abaprofeseri, ahubwo yandikiwe n'abantu batize b'ingeri zose kandi bo mu mahanga yose. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Sambirana, 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 Sambirana.
sambirana 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 usemerera Imana ihabwa icyubahiro sambirana 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 usemerera Imana ihabwa icyubahiro sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo sambirana 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 usemerera sambirana sambirana usemerera Imana ihabwa icyubahiro sambirana 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 usemerera Imana ihabwa icyubahiro sambirana 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 usemerera Imana ihabwa icyubahiro Abantu benshi bagerageje gutanga ibitekerezo byinshi bijyanye no kuremwa kw'isi. Bamwe bavuga ko ari umugani. Ndemera ko kuremwa kw'isi kurenze cyane ibyo twebwe abana b'abantu twibwira. Ariko nanone kudasobanukirwa uko isi yaremwe ntabwo byatuma tuvuga ngo ni umugani. Rero hari abumva bibarenze maze bagatangira bakavuga ngo kuremwa kw'isi ni umugani. Imana itubabarire. Hari abandi bizera ko isi yatangiriye ku busa. Nta na hamwe Bibiliya ibivuga uko, ahubwo itubwira ko Imana yayiremye. Abandi nabo bavuga ko isi idafite aho yavuye, ahubwo bakemeza ko isi yahozeho. Abandi nabo bakavuga ko isi yaremwe. Yewe hari n'abandi bantu benshi batizera bagerageza kwandika basobanura inkomoko y'isi uko bitari. Dore bamwe muri abo bantu bavuze ibyerekeranye n'amateka y'isi. Dr. Harold Shapley, uwigeze kuba umuyobozi wa kaminuza ya Harvard, yanditse agira ati: turi mu bujiji bwinshi kubera ko tutazi ibintu biri ku isi dutuyeho. Yongeraho ati: ibyo tutazi birenze ibyo tuzi. Mu yandi magambo, turacyari mu mwijima ku bijyanye n'inkomoko y'isi tubayeho. Uwitwa Dr. Lauren Esley, umukuru mu biro bya kaminuza ya Pennsylvania, bigeze kumubaza ikibazo ku byerekeye no kuremwa kw'isi. Arasubiza ati: ntabwo tuzi byinshi, ndetse ntituzi nuko byagenze ngo isi iremwe. Icyo tuzi ni uko igisubizo gikwiye gushakwa mu buryo bw'umwuka atari mu buryo bw'umubiri. Rero ndatekereza ko twebwe abantu tutabasha kumenya bihagije ibyerekeye kuremwa kw'isi kiretse umwuka wera yadusobanuriye. Haleluya. Isi irasa n'ikintu cyavuye mu rukurikirane rw'ibindi bintu byinshi, kandi nta kintu kiruta ibi tuza kuvuga hepfo. Abantu bamwe bavuga ko umuntu ndetse n'ibindi binyabuzima byakomotse mu bindi bintu byagiye bihindagurika, ariko ikiri inyuma yabyo ntacyo tuzi. Ndifuza kukumara impungenge niba nawe uri mu batemera ko Imana yaremye isi n'ibiyirimo byose. Kandi nkubwije ukuri, kugaragaza ubuswa mu magambo menshi ntacyo byakungura umuntu na gato. Hari agatabo kavuga ngo umuntu ari hafi kuvumbura ibanga ry'inkomoko y'isi. Ibyo byaba byaranditswe kera mu mwaka w'1961, ariko kuva icyo gihe cyose nta kintu gishyashya twari twumva. Edwin Conklin, umwe mu bashakashatsi biga ku nkomoko y'ubuzima bw'abantu, biologist, yavuze ku bijyanye n'ihindagurika ry'ibintu ati:
kubaho kw'ibintu kwavuye ku mpanuka ugereranyije n'ubushobozi bw'igitabo nka dictionnaire cyangwa gasobanuzi gisohoka kiva mu icapiro ry'ibitabo. Ibyo birumvikana ko ari ibintu byavuzwe n'umunyabwenge bw'isi. Abahanga mu byo kwiga inyenyeri zo mu kirere bagaruka kenshi ku bitekerezo bitatu bivuga ku kuremwa kw'isi, kandi ndatekereza ko ari ngombwa ko tubivugaho. Kimwe muri ibyo bitekerezo ni icyitwa steady state. Tugenekereje mu Kinyarwanda twabyita ihindagurika rya hato na hato. Ikindi ni icyo bise Big Bang cyangwa guturagurika. Hanyuma igitekerezo cya nyuma ni icyo bise oscillating. Tugenekereje mu Kinyarwanda ni uguhindagurika guhoraho. Umunyabwenge witwa Dr. William yabwiye abantu uko isi yahozeho, kandi ko nanone hakomeje kuvugwa byinshi byerekeranye no kuremwa kw'isi. Dr. Bohm we yashyigikiye igitekerezo cya Big Bang. Iki gitekerezo kivuga ko mu myaka imiliyari yatambutse habayeho guturagurika gukomeye cyane ku butaka bw'isi. Mu myaka myinshi yashize uwitwa Dr. Louis Leakey nawe yari umushakashatsi kandi yari umwana w'umumisiyoneri. Yavumbuye muri Afurika icyo yise missing link. Tugenekereje mu Kinyarwanda twabyita ibyabuze isano. Yacukuye ahantu ahasanga agahanga k'umuntu gafite amenyo. Uwo muntu amwita Nutcrackerman cyangwa umuntu wangiritse mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Yavuze ko bishoboka ko kaba ari agahanga k'umwana umaze imyaka nk'ibihumbi 600. Yego, ibyo tumaze kubyumva kenshi kuva kera, ariko kandi kuva mu 1961 nta gishyashya turabona mu bushakashatsi bw'abanyabwenge. Hahora hagaruka bya bindi. Ndatekereza ko abanyabwenge b'isi ntacyo barageraho rwose, byarabananiye. Hari ubundi buryo bwo gusobanura inkomoko y'umuntu. Dr. Lawrence Dillon yaravuze ngo umuntu ntabwo ari inyamaswa, ahubwo yavuye mu bimera by'ibiti bifite ishusho imeze nk'umuntu biba mu mazi. Nyamara nawe ibyo ntabwo byumvikana. Hari ibindi abandi bashakashatsi bashingiyeho. Ibyo nta bindi ni ibikoresho bya kera byatoraguwe maze bikegeranywa mu ruganda, kandi bakemeza ko bimaze imyaka myinshi cyane kuruta ibindi byose byari bimaze igihe byaravumbuwe. Byari biteye amatsiko cyane gutoragura bene ibi bintu byo mu gihe cya kera cyane. Yewe hari n'ibindi bitekerezo byinshi bikomeje kuvugwa nanone muri iki gihe byerekana uko isi yatangiye. Uwitwa Dr. Klaus Mamper wo mu gihugu cy'Ubudage yatanze icyegeranyo kivuga ko nta mpamvu abona igaragaza twebwe abantu dufitanye isano n'ingagi, n'inyoni cyangwa se izindi nyamaswa nka kangaroos. Igitekerezo kivuga kwihindagurika ry'umuntu cyangwa se teori ya evolution gifite ibice byinshi, ariko ibyo bice ntabwo bigaragaza ukuri kose. Ibyo byose ni ugukekeranya. Ntabwo aba bahanga b'iyi teori ya evolution bavuga ibintu bifite ukuri, kuko biba bishingiye ku marangamutima n'ubwenge byabo. Ngerageza kureba ibyo abarimu bigisha mu masomo na za siyansi, ariko ntabwo bajya batanga umurongo mwiza. Ariko nta warenganya abarimu, kuko nabo bavuga ibyo bigishijwe mu mashuri. Abemera ihame ry'ihindagurika cyangwa se ihame twise irya evolution nabo ubwabo ntibahuza. Mu gitabo yise Implications of Evolution, umugabo w'umu-evolutionist wemera ibyo guhindagurika kw'ibintu witwa Dr. Kirkwood wakoraga mu ishami ry'amasomo y'ubumenyamuntu n'ibinyabuzima ari byo Psychology, Biology and Chemistry muri kaminuza ya Southampton mu Bwongereza, yanditse agira ati inyamaswa nyinshi zirahindagurika zikavamo andi moko y'inyamaswa mashya. Ibi nibyo yise ngo Special Theory of Evolution. Tugenekereje mu Kinyarwanda ni ihame ridasanzwe ry'ihindagurika ry'ibintu. Hari ni teori cyangwa ihame rivuga ko ibiri ku isi byose bifite inkomoko imwe, ngo byavuye ahantu hamwe. Iyo nkomoko y'ibyo bintu nayo ikaba yaravuye mu yindi nkomoko itazwi. Iyi teori cyangwa iryo hame ngo ryitwa General Theory of Evolution, ariko naryo nta kuri gufatika rifite, ahubwo ni igitekerezo nk'ibindi byose. Hari ibindi byatoraguwe mu gihugu cya Sweden bivumbuwe na botanist Dr. Herbert Nilsson wize ibijyanye n'ibimera nk'ibiti.
uyu yemeraga teori ya evolution cyane, ariko yarangije ubushakashatsi bwe avuga ati, nakoze ibishoboka byose kugira ngo nsobanure ibya evolution mu gihe kirenga imyaka 40, ariko byaranze rwose. Ati noneho amaherezo ndatinya kubera yuko bashobora kundega ko ntemera ibya evolution. Birumvikana ko yasanze iri hame ry'ihindagurika ry'ibintu ritavuga ukuri. Ibisigisigi by'amagufwa ni kimwe mu bintu byifashishwa kugira ngo abantu bige teori ya evolution cyangwa se ihame ry'ihindagurika ry'ibintu. Ariko ndakubwiza ukuri, abiga teori ya evolution babuze ibihamya nyakuri, ntabwo bazigera babibona, kandi nta nubwo ibitekerezo byabo bizigera bihura na rimwe n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Sambirana, 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 Sambirana. Sambirana, 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 usemberera, Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemberera, Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, usemberera, wamamaza inkuru nziza. Sambirana, usemberera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemberera, Sambirana, 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 usemberera, Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemberera, Sambirana, 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 usemberera, Imana ihabwa icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro. Imana rurema. Imana ihabwa icyubahiro. Imana y'agakiza. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro. Isi hari itsinda ry'abateologien. Aba ni abantu biga ibya Bibiliya, bashaka kwigira abanyabwenge cyane. Bamaze kwishyiriraho ihame ryabo rizwi ku izina rya theistic evolution. Tugenekereje mu Kinyarwanda ni ihindagurika ry'ibintu ry'abemeramana. Ariko navuga ko aba bateologien bize ibya Bibiliya batandukiriye cyane, kuko ntibashobora na gato gusobanukirwa uko Imana yabigenje kugira ngo ireme ibyo tubona uyu munsi. Kabone niyo baba barize Bibiliya inshuro zingana iki. Uwitwa Kingsley Mather mu gitabo yise Science Ponders Religion yaravuze ngo umuteologien cyangwa se uwize ibya Bibiliya wemera evolution nk'uburyo bwakoreshejwe n'umuremyi agomba guhindura iyo nzira. Ati
theistic evolution cyangwa ihindagurika ry'ibintu ry'abemeramana niryo hame rya mbere ridafite ukuri na guke. Ni ihame ridafite ishingiro kandi ridakwiriye. Hari abagikomeje gukora imirimo ibiri nka ya mpyisi, bishaka kuvuga ko bemera ibya Bibiliya ariko kandi bakemera na evolution ari ryo hame ry'ihindagurika. Bemera ibitari byo bakongera bagatwara Bibiliya mu ntoki zabo. Mwene data, biragoye gukora byombi. Twabigereranya n'ibyo mu gihe cy'imikino ya Olympique. Abagira iki ba kera bagenderaga ku ifarashi ebyiri, ukuguru kumwe ku ifarashi imwe ukundi ku yindi farashi. Byabaga binejeje mu gihe izo farashi zombi zagenderaga mu nzira imwe. Ariko iyo imwe muri izi farashi yafataga inzira yayo n'indi ikerekeza ahandi, uzitwaye yagombaga guhitamo iyagenderaho. Hari ibintu bitatu abemera evolution badashobora gusobanura. Icya mbere, ntibashobora gusobanura ukuntu ibintu byaremwe bihereye ku busa. Icya kabiri, ntibashobora gusobanura uko ubuzima bw'ibintu bwatangiye kubaho. Icya gatatu, ntibashobora gutandukanya ubugingo n'umuntu. Hari itandukaniro riri hagati y'abantu bemera ko Imana yaremye isi n'abantu bemera ko isi yahozeho kuva kera bashingiye kuri evolution yabo, aho bavuga ngo ni ibintu byagiye bihindagurika. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana yaremye isi nk'uko yabishatse. Yashimye rero kwirema inezezwa nayo. Mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ibice 4:11 haravuga ngo Mwami wacu, Mana yacu, ukwiriye guhabwa icyubahiro no guhimbazwa n'ubutware, kuko ari we waremye byose. Igituma biriho kandi cyatumye ubirema nuko wabishatse. Imana ntabwo yapfuye kurema isi gutyo gusa, ahubwo yari ifite impamvu, kandi zimwe muri izo mpamvu nize. Impamvu ya mbere nuko yabishatse kandi kayishimira. Impamvu ya kabiri ni kubw'icyubahiro cyayo. Mwene data, ntacyo byaba bimaze kwemera ibyo abanyabwenge b'isi bavuga kuruta kwemera icyo ijambo ry'Imana rivuga. Nawe ubwawe umenye ko Imana yakuremye ifite intego ku buzima bwawe. Icyatumye ikurema ni ukugira ngo use nayo kandi usabane nayo. Reka dusenge. Mana, ndagushimiye ko waduhaye ijambo ryawe kugira ngo tutishingikiriza ubwenge bwacu, tukibagirwa ko ari wowe muremyi w'ibiriho byose. Isi n'ibiyuzuye byose, nta na kimwe kivuyemo, byaremwe nawe, kandi ubirema kugira ngo wiheshe icyubahiro. Nta muntu wakwigereranya nawe. Abanyabwenge n'abashakashatsi benshi bibwira ko bahinyura imirimo y'intoki zawe, ariko byarabayobeye. Garura imitima yabo n'imitima y'uwo ari we wese utakwizera, maze uyu munsi amenye ko ari wowe muremyi wa byose, kandi akwizere. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa ushaka kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefone igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya. Imana iguhe umugisha.